nabonye ikiganiro cyawe cyiza ndanagikurikira ibiganiro bye ndi umufana reka ni declare awi mbona ikiganiro cya King James n'umutipe ubona utuje ibintu bye uvuga ubona rwose atuje nta kibazo afite ari gusobanura akantu kandi hanyuma mitari mvuga ati sete wa mugani wazaganira nawe wa muntu none wicaye ibyo byose ari ukuntu ujya gukorana n'umuntu ikiganiro wakiriya akabanza kuguha ukuri noneho inyuma ya kamera uko ibintu byose bimeze tubwizanye kuri ubundi reka nkubwire ibintu bimwe benshi bibeshya ku bintu biri hagati ya King James na yitwa Blaze na Pastor Blaze yego hanyuma ikindi ngiye nakurikiranye ibintu byose ashinja King James ngiye nkurikije sitasiyo uko nayibonye ubu tugiye kujora ibyaha twasanga uriya mu pastor ari gukora ibyaha kurenza naho nyari kwishyira muri ibo ngo ribo ngiramusirageza King James awuhatikeza indege z'ibihumbi 8 ku buntu nagira ngo umve abantu bavuga ngo King James ngo numujura ngo ushatse kumurya amafaranga nibiki sibyo ibyo bintu byose ntabwo bivuga urumva yego ndi kumvisha naho ministre yahereye avuga ngo abantu n'abavandimwe ntibabarangaze sibyo King James nuriya mugabo bamaze gukora uruganda ndavuga ngewe kwako byageze King James anyekana amacati y'ibintu bagiye baganira modoka z'uruganda ibikoresho byose abe managing avuga ati hinjiya yabimeze gutya Blaze nawe aragerageza arangije amafaranga amaze kuyamuha ukurumva King James izo zose ni trace nk'iyo bank transfer ifitiye proof ajya muri riba risobanura agaragaza aya mafaranga yaratangiye kujya muha muri make aragaragaza ko amafaranga mu byukuri kugeza uyu munsi rero birebera ari gukora cyo nabonye anyihanganira ko nabonye ari gusuzugura ministre ari gusuzugura ribu ari gusuzugura King James kandi ibyashoye marabirebaga kandi ibyashimo biracyahari ntabwo King James yamuciye ku inyuma icyavuyemo mu by'uruganda ni imodoka amafaranga yavuyemo yagiye ni Blaze wayatwaye ibibazo biri hehe so ntekereza ko ngewe ibibazo bya Blaze ari gutobera King James atiretse cyane n'abantu b'abayoboke bari kuzamuyoboka bazajye bari menge cyane kandi n'umupasiteri ukiri mushya yasengeye ngira ngo ni apotre Gitwaza amasasu sinibuka niba nibeshya ariko numwe muri abo ngabo wamusengeye vuba ngaha ibintu byose bakoraga kera ntabwo babikoraga ari umuhanzi n'umupasiteri yego cyane umutipe wibera muri Swede mu diaspora n'umuhanzi witwa King James sibyo yego none si ibi bintu mwoka byara mwe ko mbona bigiye kuba kasamutwe rero nakasamutwe ariko haranurega bazi ko kujya gutanga ikirego gusa bihagije kugira ngo bahite bafunga umuntu banzu umenye n'ikirego ugiye gutanga ise ni kirajyashye noneho rero wowe ntago ribu ibyifuzo byawe byose ariyo igomba kuhita ibisubiza kwa ko umuntu yifuza akafungwa ahita afungwa sibyo reka nuko kwa ko nimumva ko ndi mu diaspora barata babyumva kwa ko ndi mu diaspora hari abo byumva gutyo sibyo ati kuko namenya nshaka wiki abantu bari bafitanye ubushuti bugezaho yego ubushuti rero niba bwarangiritse ukaba ushaka ibintu bidakemuka mu bucuti kandi nkika ariko nuga ni nkiko ushaka nkubwiza ukuri nkewe ibintu nkabiriya none amaze no kuvuga ko ari umwenda usanzwe ubwo agurishije n'uruganda bwazamubwira ati nzawukwishyura ntago kwishyura ari itegeko mu gihe bitangiye undi ajya gushaka ukuntu amubambisha muri ribu sibyo ribu isanga ntago ari icyaha kiri penale ntiyamufunga none nyuma y'uko umaze gukora umuntu ibyo bintu uje wigira pasiteri jyana umupasiteri bwawe ntuzambwirize ngewe reka nkubwire Sandrine eceka ibintu byose ntagantu bazabimenya abenshi rero banazi ko ari amafaranga yamugurije ni naka kenshi asa n'ubigaragaza ariko ni ishoramari bakoze kandi ishoramari bakoze icyo bashoyemo imari cyahombye kiracyahari bajye kureba avamo bashaka umukiriya bagabane icyo gusa tubwira ati ubonye ngo tubone umukiriya King James ayavuyemo yose yatware ntari kuba byumva ariko umukiriya ntaraboneka aho buri unazana rwa sere ituma umukiriya atari buboneke ubwo se ikibazo kiri hehe uranenga inzego kandi n'impamvu yageze aho iyo message bango n'imanza ari nabonye bimeze nk'iby'umuntu w'umwana umwaye ma message
ngo ngiye ngo ndanaguhariye ngo sizongera ngo kwiruka ngo ndanakwishyuza ariko nyuma ukajya kuri Twitter nyuma ukajya kuri gukora ama space iriya message ntabwo wayimwandikiye bre urebe kuri WhatsApp yawe muri chat ngera yinyeretse sibyo ibyo byose ko King James yicecekera atapfa kuvuga buri kintu bazi ko umupasiteri uhari asize amavuta n'ibyo avuga bisize amavuta ariko ibintu avuga ntabwo bisize amavuta ibintu avuga yigira mwiza ariko birabira urebye amagambo avuga urebye amagambo agiye abwira King James mbere yo gufata umwanzuro wo guhagarika chat shaka nkubwire aha tarafite umutima mwiza ni hehe umuntu agutegera tike y'indege na famille yawe uraza ukaba mu nzu iwe sibyo ari umuntu kwanga ntabwo byashoboka ubwo ibyo nimwe wenda nta kije uzacunge iyo ibindi byinshi aravuga ngo sinshaka kubyinjiramo ngo biri personal nukuzi ko mugiye mu byo muri realite ibi bya famille basanga umuntu yaragufashije byinshi bishobora kuba birenga nawe mafaranga nakubaje tike z'indege yategeye famille $8,000 by'idolari ni miliyoni zingahe bitabazwe mu mafaranga. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV n'Ukwezi TV turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe murebe ibiganiro byacu turabashimiye cyane murabingenzi kuri twe siko bimezera badahari twahita dufunga imiryango twahita dutaha iwacu kongera guhinga ubu nabishobora wagerageza cyangwa se ugasubira kwiga harajya ngo dutunzwe n'umuntu ariko shamureke mbabwire dutunzwe n'ibitekerezo tunzwe n'imbaraga n'ibintu dukora ntago ari ibintu byoroshye aha ntago byoroshye wa muntu we umeze ute meze neza n'ubuzima busanzwe ndakubona ku kajire kawe Kwezi TV bakubonye akubonye rwose waza utubwira iki birimo neza rwose nzashaka iyo jire nanjye nyandikireho banyandikireho Gasaro cyose ko uba witsindiye hoya niyo nagenda nyambaye rego urumva natwe ntabwo twatangiye tujya kuri kamera ari igihe cyazagera nkajya njya kuri kamera none sibyo uzi njya kujya kuri kamera umunsi wa mbere nkabyiyemeza byaguteye isoni oya urumva nabyiyemeje urumva nsanzwe nzi ko biri kose nagerageza kuko yarambwiye ati buriya rero twebwe umuntu wamaga ikiganiro kane kuvuga izina rye yego ariko nakireba azahita yimenya amenye ko yangiriye neza hari umuntu akubwira aguye mu kiruka bamubwira uti warakoze wamugomewe urumva ambwira ati rega buriya mwebwe urumva uretse kujya ari ukabaza nk'ubu se ntahari ntibyakuyobera ndavuga come on njya gutekereza Ukwezi TV ubwabyo ni njye wabitekereje ibihumbi amagana binkurikira byaje byibye hari ibitekerezo nanjye mfite yego kweri ngiye kuri kamera rega ntabwo rega no kugira ngo ubaze ubuse kuki uyu munsi nkorana na Sandrine abenshi bivuze ko dukora amaganiro ntabwo ari ku rwego rwo kumbaza bibaho ugasanga kubaza no kumenya ikibazo umuntu n'uburyo kimubazamo biragoye n'ubuhanga ni uburyo umuntu agera kuyobora ikiganiro ntabwo ari ibintu biba byoroshye so biza kurangira rero niyemeje njya kuri kamera kujya kuri kamera naritsimbaga gutya inyuma ahubwo nawe ntazakubona uri nk'imbere ndi kukubaza simbizi ngewe reka twikomereze bisaba nyine umuntu eshange subiza ko ngira isoni ntago nabibasha Sandrine agira isoni zo kujya kuri kamera mw'abantu mwe ariko ahandi hasanzwe oya Theo no mu buzima busanzwe okay yo duhuye ugira isoni wese ko tumenyeranye ariko mbere nese abakurikira Ukwezi TV abakurikira Gasaro TV bo ntimwamenyerana mukamenyerana simbizi kamugira inama ntakubeshye uzabikore sizabikore hari n'usigaye njya ahantu hose urumva hose aho ngize abantu cyakoze ndabubaha mwese nakuri respect so kuko bose ntabwo ari bibi ntabwo mbibagayira ariko ndahagera hose ngasanga baranze yego bivuga ngo Imana ijye idufasha ituyobore idufashe kwigengesera uri nko mu kidagata bwati yeba babone wa wundi we kaba kakubayeho ni ikibazo hahantu nko ku munsi hano nagiye ejo yeba abana bahumvuye nava mu modoka gufungura umuryango gusa hatambara abantu ndavuga nti ubu ngubu ndi nko mu kidega
isi yose yatibimenya wowe ugenda unicaye rega nicyo cyiza ugenda wicaye twe tukagenda duhagaze nanjye nimara kugenda nicaye nzaza kuri kamera agasugo Sandrine karame ukuri nguvuge cyangwa oya ntwikuvuga tujye mu kiganiro ariko reka ubwire Theo iriya no automatique cyane manuel iyiheze ngarenga nawe imbeshyera dukomeze cyakora wakoze kungeturiraho ibyiza merci beaucoup twikomereze Theo mu minsi yashize nabonye ikiganiro cyawe cyiza ndanagikurikira ibiganiro bye ndi umufana reka ni declare awi mbona ikiganiro cya King James n'umutipe ubona utuje ibintu bye uvuga ubona rwose atuje nta kibazo afite ari gusobanura akantu ku kandi hanyuma mpita mvuga ati se Theo wa mugani wazaganira nawe wa muntu none wicaye ibyo byose ari ukuntu ujya gukorana n'umuntu ikiganiro wakiriya akabanza kuguha ukuri noneho inyuma ya kamera uko ibintu byose bimeze tubwizanye ku rubundi reka mubwire ibintu bimwe abantu benshi bibeshya ku bintu biri hagati ya King James na yitwa Blaze na Pastor Blaze yego Pascal Blaze Ntezimana sinzi izina rye icyambere uriya muntu ntabwo ari umupasteri muri ya byose bakubwira na King James ntiyari umupasteri yimitswe ejo bundi icyo abantu banze bakimenye batanagira ngo amadiri yose bakoranye bayakoranye ari umupasteri oya ibyo pasteri bije ejo bundi hari n'ahantu simvuze wenda kari ibyaha hakora ahantu ubona bajyaga bajyana mu bigare mu bisanzwe abapasteri bashaka kutajyamo wenda sibyo so hanyuma ikindi ngiye nakurikiranye ibintu byose ashinja King James ngiye nkurikije sitasiyo uko nayibonye ubu tugiye kujora ibyaha twasanga uriya mupasiteri ukora ibyaha kurenza iyi nabonye ari kwishyiramo ribu ngo ribu ngiramusirageza nise nawe nayireke none se reka maze gusobanura bya ukuntu byagenze King James yari afite uruganda rukora akawunga n'abanyana bapinga ngo babonye ngo inyubako ntabwo ibintu byose ubireba kuriya ngo uruganda ngo kazu my friend imashini zikora biriya bintu ishobora kubihenze akazo yubakiye kaguze 100 cyangwa 200 ariko imbere hari ibintu bihenze ikimenyimenyi akawunga kakorwaga kagera ku isoko ntago mu bintu Pascal Blaze avuga ntaga arutesha agaciro uruganda rwarakoze ruproducinga akawunga ariko rujya gukora King James yabanje kurukoresha ari wenyine arangije uriya Blaze ubundi yamumenye biciye ku mucuti wa ngira ngo mushiki wa King James bari inshuti gutyo baza kumenyana yego mu kumenyana babayeho ubuzima bw'ikizere n'ubuvandimwe King James urabiza tuyana hakurya kuri Ruyenzi afite etage itagira ukwisi sibyo yego iyo Blaze yazaga mu Rwanda yabaga kwa King James hari abavandimwe mu makuru nzi nawe ni nagihamya umuryango wa Blaze wigeze kuza King James awuhatikeza indege z'ibihumbi 8 ku buntu nagira ngo umve abantu bavuga ngo King James ngo numujura ngo ushatse kumurya amafaranga nibiki sibyo ibyo bintu byose ntabwo bivuga urumva yego ndi kumvisha naho ministre yahereye avuga ngo abantu n'abavandimwe ntibabarangaze sibyo King James nuriya mu mugabo bamaze gukora uruganda ndavuga ngewe ko byageze King James anyekana amacati y'ibintu bagiye baganira yego cyangwa se King James anyemerera ikintu kimwe no mu kiganiro yakinyemereye yageze akupa communication ndakubwira uko byari byagenze bigitangira rero uruganda rwarakoze nyuma ya covid abantu benshi bajya muri business yo gukora akawunga noneho bo benshi bari bamenyere barafite ibanga ryo kumenya ngo tugura ibigori ryari mu ihesezo tukabibika kugira ngo bazabigure kuri makeya batazahomba ku isoko aza kumubwira ati ngiye ndabona ibintu bikomeye turi guhomba tubireke undi ati oya twaba dutsinzwe nta kibazo kiravuga hagati aho kuko business iracyari gukora iracyarigenda irangije King James ageze aramubwira ati uzi n'ikintu ngiye ndumva nyamanitse rwose nabona byanze reka tubireke no tugurisha Blaze ati oya ntacyo reka nanjye ngerageze King James ubane wari uri mu Rwanda niyo bibagamo umunsi ku munsi akora imibaraka akamwereza kuri WhatsApp akamwereka uko ibintu bimeze yego bafite na WhatsApp group irimo n'abantu
waba urumva habaga hariho uverisa amafaranga ugira gute utwo tuntu twose bafite abantu bakorana barangije Blaise ashyiramo bene wabo baraza bajya kumanajinga uruganda ubu urumva King James ari ku ruhande umuntu afite imodoka z'uruganda afite ibikoresho afite buri kimwe imodoka z'uruganda ibikoresho byose abe manajinga avuga ati hinjiye yabimeze gutya Blaise nawe aragerageza yego igihe kigeze nanambwa ati sha rero bya bintu ko wabivuze koko byanze nanjye byananiye nawe bibona ko byanze no banzura yuko bagomba kugurisha baranatangira bashaka umukiriya ikosa bakoze icyo gihe nuko batashatse umukiriya muri cya gihe bari kurwaza ngo bazasanga imashini iri gukora kuko bajya bazana umukiriya bamuzana batese ubu bintu bidakora ndibwira yuko ari ibintu byo kwizera gute birangira nabo bahenda ntibagurisha yego undi aramubwira ati ariko rero buriya amafaranga naguhaye mbere ntabwo yaramubwiye aho yakuye kuko uzanye amafaranga uzanye muri business ngo dufatanye ibyaho yakuye ntibinde cyangwa nuko tuzunguka yego burya amafaranga ngiye rero nayakuye muri banki yo muri Sweden kandi ndishyura buri kwezi arabimwereka ariko nk'umuvandimwe King James ati rero kankubwira amafaranga reka nayo babwire yishyuraga 600 by'amanyarwanda bya buri kwezi yego kuko nge ari tu pièce nabonye tubigaragaza nibyo yishyuraga muri Sweden yego arambwira ati se nta kuntu twafatanya ngatanga 300 hanyuma 300 akayikushaka King James kuko ntago baragurisha business bari kubahenda baracyategereje umukiriya wa amafaranga akwiye 300 ngashaka 300 naho gashaka 300 President wababariye ukayongera yego base nkajya nkoha asigaye King James afite alimentation akora umuziki afite business zitandukanye yegomba kwishakamo ku ruhande yego company yo buryo to registeringa wandikaho kare limited bivuga ngo ubundi ntago imwe bikwiye kwivanga mu yindi ariko King James yarabikoze bivuga ko ibyo yabyemeye nta mutima w'ubusambo afite ariko tunasubira inyuma ya mafaranga yose yamuhaye bagiye kwa noteri nta masezerano bandikanye kuba yarayemeye bakomeza bagakorana akajya bavugana kuri telefone bigaragaza ko yamwizeraga kuba yaraje byo nakubwiye kumwishyura amatike y'indege we n'umuryango we $8,000 by'amadolari miliyoni zirenga 10 sibyo yego byose bigaragaza ko umuntu atarafite inyota yo kumurya ibye hanyuma King James aratangira bumvikana ko noho namwe ngo yongera ati ntacyo nongera hijana bumvikana amuha 400 undi akamuha 200 akishyura banke yo muri Sweden arishyura ukwezi kwa mbere ngira ngo yishyuye no kwa kabiri mu gihe agikomeje yubu kirego muri RIB kimushinja icyaha cy'ubwambuzi n'ubuhemu baramuhamagara ariko ubwo hari ikindi kintu nasimbutse mu kumara gufunga business uriya yaramutakiye amubwira ko afite ikibazo cy'amafaranga amusaba aramubwira ati twagurisha imodoka y'uruganda amafaranga bayigurishije ndayazi ariko reka none kuza kuyavugira ahangaha ariko ngenda yazi nabishyuye mu komiseri ndayazi yego nuko komiseri twaravuganye ndamuzi amafaranga bagiye kwishyura sinzi ukuntu babwiye King James ariko nta konti muri Beka kugira batenda yifite bayamuha kuri Beka bamaye kuri Beka nawe yavana kuri Beka araya transfera uko yakabaye amafaranga babaye ku modoka urumva bari bayifatanyije uko nibangira uruganda bo nta n'icyataro King James yakuyemo amafaranga y'imisoro nayo mu komisiyoneri yego ayaha kuri transfer bank transfer ayohereza Blaise ibi byose ntabwo byo Blaise avuga ibyo na King James ntagaragaza ibyo King James yamukoreye cyangwa se effort yagize agaragaza gusa ko ari umuhemu hanyuma rero arangije amafaranga amaze kuyamuha ukumva King James izo zose ni trace nk'iyo bank transfer ifitiye proof ajya muri riba risobanura agaragaza aya mafaranga yaratangiye kujya muha muri make agaragaza ko amafaranga mu by'ukuri ari kuvuga mbere na mbere ubwishyu bugomba guturuka hehe ku ruganda ruragurishwa ikindi cya kabiri aranagaragaza yuko uretse no mu gihe rutaragurishwa ntiyamutereranye mu bibazo bihari yagiye amusova King James nuko RIB yamuretse ariko wabonye ko muri tweet ngo RIB iramusiragiza yaramusiragiza guteze ko yamubwiye ko
yaramubwiye ati bino bintu mugende mubyumvikaneho kuko biri civil ntabwo biri penal. Hanyuma birakomeza bikomeje aza kugenda Blaise aravuga ati reka nzajye gukuregera ministre ufite abahanzi mu nshingano. King James ajya yaravuga ati buriya ministre ashaka ko yarabonye projet zanjye niki akaba ashaka kungira inama y'uburyo twabyaza umusaruro umuziki ko n'umuhanzi mukuru ibintu nk'ibyo. Ubwo ndivuga nuko yimaginaga mu mutima kuko icyo nzi nuko yagiye kwitabaza ko ari ibintu by'umuziki agiye kuvugana na ministre. Ministre aramusobanurira aramubwira uko byagenze uko byagiye muri ribu na ribu umurongo yabihaye. Yego niko ministre yavuze ati noneho Blaise nkurikije uko babimbwiye nuko ministre yabimbwiye ntimeze gutya na gutya. Numva rero kumvikana n'ibyanga muzitabaza amategeko. Nge nabonye message kuri WhatsApp uriya mutipe Blaise yajyaga ageraho ngo reka nkubwire umva ngo ndanaguhariye ngo sinjya no kwishyuza ngo birangira ahangaha ngo turangizanye ngo tutagiye mu by'imanza. King James akamwihorera ukabona ko ari azanamo brutality. King James yageze mu kiganiro twakoranye yambwiye ko yanze kugira kumuvugisha avuga ati umuntu wanjye muri ribu yarakeneye ko mfungwa. Ati none ayasigara amamagara akananyandikira mbona biri mu mutego wo kureba ko namusubiza ikintu azagira nk'ikimenyetso. Hari igihe umuntu akubwira ati harya ntibuka amafaranga nakugurije yandi ukavuga ngo ukatukomereza utimva ko yaguteza umutego bakazavuga ati hano mwaganiraga urekonesa umwenda wundi umufitiye sibyo. Rero nuko King James yagize aravuga ati noneho uyu muntu reka nkatinge communication kuko n'umuntu amaze kubona yuko ari kuntega umutego. Yego kugeza uyu munsi rero birabira ari gukora cyo nabonye anyihanganira ko nabonye ari gusuzugura ministre ari gusuzugura ribu ari gusuzugura King James. Kandi reka nkubwire umutungo n'ubundi kugeza ubu King James aranavuga ati ubusu Ruganda ko twanakashatse ko rurakora nta kibazo rufite rwakomeza rugakora ko n'umukire biragoye turi mw'iyi miserero. Ariko kandi nanone no kongera gukora biragoye ubu ntangiye nkakora yavuga yuko nagiye nkora nkiza amafaranga adahari. Ati kubwiyo mpamvu ibintu byabaye stack no kurugura abantu bumva nyine kandi biri mu miserero bakumva ko babahenda. None sobwe ya credit yaremereye kumufasha kwishyura ntago nawe uriwe ntimusaba ati ntago nari gukomeza umuntu amaze kubona se ajya kundega rega bira muri ribu bagira amapingo bagira n'amabuso. Yego nta bindi bintu byiza umuntu ukujyanye kuri ribu bagiye kugusabira. Niyo bakwakiriye nabonye batakubwira ngo fata ufitiye amazi yo kunywa cyangwa guha akaji nta mikino ibihari umuntu kujyana hari ahantu sibyo kankubwire bari abantu akazi bakora bafasha abantu kuko n'ukurikiranyweho ibyaha bakamukurikirana baba bamukijije rubanda. Hako nanone ujya kubiguhimbira kujyanayo no mugome mujye muvugisha ukuri sibyo. Umuntu ukore ugome rero yishaka yuko umusekera yishaka yuko nyuma kubwira ngo inyuma yanze kwitaba yanze ngo yemera umwenda. Ubundi se niba umuntu yemera umwenda kankubaza umwenda arawemera ntabwo umwenda ni partnership ya business mwene mufitanye business irahari urabona ko atayigurishenga ngo kwime ubwishyu bwawe. Yego ibyo byuko yagurije twese dufite imyenda dufite se twebwe imyenda dufite twese wese azikinira afite ihe myenda kindi ku ruhande. Rero ibyo kugenda akajya mu space kagira gute hari ukunda muri diaspora bamba bane ntago ngiye kuvuga bose harimo abantu bazima batekereza bubaha ariko harimo igice kimwe cya diaspora basuzugura abantu ba hano kagira ngo ni maskini. Ntago nikiza amafaranga ya King James ari amafaranga menshi ku mutungo wa King James baya ni make cyane miliyoni 30 na n'eshanu arya. Yes ni make cyane ku mutungo. Abazi Mango supermarket ya King James bazi kwimeza abantu babashe kubona inzu King James abamo ikibanza irimo ayo mafaranga uyakubye kabiri ntago yakigura ikibanza ubw'inzu tutabaze ibiyiriho sibyo. N'ibindi sinshaka kwinjira mu mitungo y'abantu ariko ntekereza ko no kuba byemera ariko umuntu gutegera tikeze indeye n'umuryango wezi 8 by'amadolari sibyo. Uwo muntu urumva ni umuntu wakwifuza umuntu waguha impano ya miliyoni 10 ari impano yakwambara miliyoni 30. None se ukabona noneho Blaise rero ariko ubikoreshwa n'iki uyu munsi nabonye aho yamubwiye yuko azamujyana mu itangazamakuru
ubwabyo ni ukumushyiraho ibikangisho ko azamusebye sibyo ko ibyo byaba ari ibikangisho wa mugani none se ko yari mujyanyemo we reka nkubwire we yaravuga ati wowe ufite ibintu wakoze harimo n'ubugome ufite ibintu wakoze bishobora kwangirika ufite izina wubatse rishobora kwangirika wowe rero umupasiteri utanazwi ubu turi kumumenya uretse ko n'ubupasiteri butangiye vuba aha ngaha sibyo ariko ubupasiteri bwe ntekereza ko aya ngewe ntumvise ukuntu abivuga yigira muri sayidi y'uko ari victime ikintu nemera bombi bahuye n'ibibazo bafatanyije business irahomba business yahombye uyu munsi iracyahari kandi ubundi iyo umuntu ufatanyije business bivuga ngo iki mugabana inyungu mukagabana n'iki n'igihombo so mu gihombo bagize King James agiye amurwaza imodoka tugurisha y'Uruganda amafaranga yafate miliyoni zingahe arayamuha sibyo amafaranga kugira ngo yishyure banke nzanguha ayangaya buri kwezi we yemeye no kumufasha mu gihe batarabona umukiriya ariko ubu ntabwo yabikomeza ntabwo byakunda so rero ntekereza ko abantu muri diaspora nyine bafite ako gaciro kuko bakitwubaha nk'abantu bo bamenye ko batari bomvuze ariko diaspora yama abantu bagira ngo turi banyagupfa bagira ngo abantu bari mu gihugu nta buzima bafite bakubwira $30 by'amadolari wenda nabibonye nkuko abisabye muri banke sibyo bakagira ngo uwo King James cyangwa abandi b'abanyarwanda ntibabitunga so niba yaraje gushora ubundi igiye muri business bivuga iki ugomba kuba witeguye kunguka no guhomba we rero yaje yize ibitangaza kandi azabona King James asanzwe bakora afite ama business atandukanye ariko ashaka ko business yahombye yitweke babaraka King James wahombye agakora mu zindi business ze agaterura akamuhereza ntabwo ari uko ibintu bikora hari ubwo ubona guhomba kwabo buri umwe yaragerageje babona ko guhomba ni impamvu ziri externe bitabaturutseho bagabana igihombo niba rero batemeye ko bagabana igihombo none sibwo tuvugisha ukuri ubwo RIB baragiye bavuga King James buriya kuba ari umuhanzi ni ibintu byatumye RIB ibona yuko ikwiye kumurengera minisitiri kuba ari umuhanzi iyo bivuze bivuga no ku karubanda twaraganiriye bombi nasanze ari inshuti baraguzanyije mu cyizere dore se ikibazo kiri kugeza uyu munsi icyaha kiri hehe noneho akanivugira ngo King James ngo yemera umwenda kwa wemera se nyine akanakwereka uburyo uzishyurwamo ni uruganda reka rubona umukiriya zana umukiriya King James nakubita iposhe yose shananye nzamugufasha natwe tuzajyaho tujye kuri mikoro tumugaye ariko uramushinja yuko atarabona umukiriya uri mu bantu bambere bari gutuma atabona umukiriya ubu se kumujyana muri RIB byari gutuma agira imbaraga n'umuhati byo gushaka umukiriya so kumujyana muri RIB se byari gutuma n'umukiriya yazana atanavuga ati nindugurisha bazaduha miliyoni zinizi abanyarwanda bavuga ngo uruganda ngo rwa miliyoni zinizi ko nta ruganda rundi ufite mutubwire ngo urundi rw'akabunga mfite ngere rwanjye rumpagaze gutya uravuga utabasha uri nkanjye ahangaha abantu nkanjye tubona bando za internet bitugoye sibyo ngo uruganda ngo ntabwo rwagura amafaranga muri make turagereranya uhereye kuki urahera kuki uruganda nta hantu ruri butaka n'ubwabo sibyo ubutaka wabuze ikibanza cyahariya ikibanza ya Rutarama 30 kuri 15 kuri 20 ni ibindi bintu ni miliyoni haraho zikigwa miliyoni 200 cyangwa 120 ubwo se umuntu atereka akantu ka miliyoni 50 cyangwa miliyoni 20 ahubwo ko bihagaze miliyoni 220 uzabihakana ntago ubihakana iki kandi ubutaka bihagazemo byonyine ibintu tubizi uri nkanje ahangaha utunze agatelefone ubonera bando bikugoye nkuko nanjye bingendekera ariko uravuga ngo ntabwo hariya ngo uraruganda ngo nta mafaranga arimo ntabwo Blaise yagaragaje ko kugeza ubu ibibazo afite ari ibyo ngibyo yarashoye ibyo yashoyemo arabirebaga kandi ibyo yashoyemo biracyahari ntabwo King James yamuciye ku inyuma icyavuyemo mu by'uruganda ni imodoka amafaranga yavuyemo yagiye ni Blaise wayatwaye ibibazo biri hehe so ntekereza ko ngewe ibibazo bya Blaise ari gutobera King James atiretse cyane n'abantu b'abayoboke bari kuzamuyoboka bazajye bari menge cyane kandi n'umupasiteri ukiri mushya yasengeye ngira ngo ni apotre Gitwaza hari Gitwaza amasasu sinibuka niba nibeshya ariko numwe muri abo ngabo wamusengeye vuba ahangaha ibintu byose bakoraga kera ntabwo babikoraga ari umuhanzi n'umupasiteri yego cyane umutipe wibera muri Swede mu diaspora
n'umuhanzi witwa King James sibyo yego none si ibi bintu mwuka byara mwe ko mbona bigiye kuba kasamutwe rero nakasamutwe ariko hari igihe ubuzi ko wenda ugiye gutwika ugiye wenda ko nawe umupasiteri w'icyamamare hari ubundi buriya niho nahise mbonera ko ashaka no kuba ashaka kubaka izina nk'umupasiteri sinzi hari abapasiteri benshi izi bitwa amazina yabo kuri Twitter hatariho pasiteri imbere nanjye uzarebe kuri Twitter yanjye ntabwo hitwa umunyamakuru hariho Manirakiza Theogene ariko ntangiye gushyiraho umunyamakuru nkajya kubisakurisha nabagira ngo bamenye ko ndiwe sibyo kuba ari pasiteri kuri Twitter kubishyiraho Twitter atwite nayo akazamuka nyine kazabona nyine abayoboke benshi ubwo no kuvuga se ko yaba none se mpimande kubakira izina kuri King James nese bararenganya ariko nanone ntabwo ubundi teka nkubaze ubundi ko yaryubatse uriya muntu ntabwo yagiye mu nkiko ngo zimusiragize yagiye kuri Rebecca ngo ko bitari penale bavuga ngo niyo tumvikana mujye mu rukiko baramubwiye se ngo bajye kuri Twitter agenda kubeshyira ribo ngo iramuringana yamuringanye guteze ko yamubwiye uko ibintu bikorwa haranurega bazi ko kujya gutanga ikirego gusa bihagije kugira ngo bahite bafunga umuntu banza umenye n'ikirego ugiye gutanga ise ni iki kirajyashye noneho rero wowe ntago ribo ibyifuzo byawe byose ariyo igomba kuhita ibisubiza kwa ko umuntu yifuza akafungwa ahita afungwa sibyo reka no kwa ko nibumva ko ndi mu diaspora barata babyumva kwa ko ndi mu diaspora hari abo byumva gutyo sibyo mbwira icyatumye ajya kuri Twitter none se kugeza uyu munsi yaganiriye na ministre ministre ntabwo ari gufata inkoni gakubita King James yego nawe yarambwiye ati ubwo bimeze gutyo mwumvikane nimutumvikana mugari inkiko noneho pastor kankubwire numvishe space yawe numva amagambo ndavuga ariko wabivuze ko numva guvuza ibintu bijya kumera nk'ibiri iri mu bwenge ariko nuko tubigoreka ngo nibwo sinavuga ko ngo biri mu manza ahubwo ko biri mu manza wabizaniye iki yureka imanza zikarangira kuri kuvanga ibintu bishaka kubivuga biri mu manza mena umuceri hanze niyo wiyemeje kumena umuceri umene ubishyire ku mihanda tukote sibyo ariko kuvanga uraza ngo niyo bya biri mu manza wagiye kubwira ministre n'umuhesha w'inkiko urangiza imanza ko wagiye muri biba kurangira kujya mu rukiko cyangwa kumvikana ribo yisubije kuri Twitter wishaka iki ku bintu byarenze ribu byageze mu rukiko ribi bitabisubiramo so ngere icyo navuga mu magambo makeya niba yaremeje inzira King James arabwira ngo nta kibazo uzayikomeze King James nibwo buryo bwo kwirengera kuko ngewe namaze kubona ko ugamije uwo mugambi ngomba kugenda ikindi kintu kinakomeye King James ntabwo byoroshye ko bapfa no kumvikana yaramuhabutse yaravuze ati ubu ngubu ibyo twanumvikana nabyo ni ugushaka umwavoka we gashaka uwanjye bagahurira ahantu nk'abavoka bakabyidiringira ati kuko namenya nshakaho iki abantu bari bafitanye ubucuti bugezaho yego ubucuti rero niba bwarangiritse ukaba ushaka ibintu bidakemuka mu bucuti gana inkiko ariko ntugana inkiko ushaka nkubwiza ukuri ngewe ibintu nka biriya noneho amaze no kuvuga ko ari umwenda usanzwe ubwo agurishije n'uruganda bwazambwira ati nzawukwishyura ntabwo kwishyura ari itegeko ntabwo bavuga umuntu ngo kwa ko ngewe ntabwo kwirya nzabonera amafaranga sibyo ariko ibyo bintu byose King James yagerageje foru zigaragaza ko afite ubushake bwo kumwishyura nakubwiye foru zo kumufasha kwishyura banki buri kwezi anafata umukozi n'umwira ngo nshobora kubitabyibuka ujye ufata 400 buri kwezi ubiverise kuri konte y'uyu muntu mu gihe bitangiye undi ajya gushaka ukuntu amubambisha muri ribu sibyo ribu isanga ntabwo ari icyaha kiri penale yamufunga baramubwira ati nimutumvikana mu bijyane mu nkiko ziri sivile z'ubucuruzi cyangwa se iki sibyo mbonezamubano none nyuma y'uko umaze gukora muri ibyo bintu uje wigira pasiteri jyana umupasiteri bwawe ntuzambwirize ngewe reka nkubwire Sandrine mbere na mbere icyo nemera uko wagize utigeze ujya kutubwira umuntu ko wamugurije gutyo muri babiri ukaba utagaragaza ko ari amasezerano yanze kubahiriza mwakoranye ari amasezerano y'ikivandimwe ukaba ikivandimwe kwa ko wacyanze ubu twese tujye tureba abantu bose tutumvikanye mu kivandimwe byacu byose
tujye gushwana tujye kubateza abantu erega King James yararikoreye my friend yarishoyemo imbaraga amajoro n'amafaranga ariko ndari maraza agenda kwaka ari pasiteri oya reka nkubwire abantu benshi banjye mbona batabisobanukira barumvise kuko King James akunda guceceka ibintu bye nawe kugira ngo dukorane ikiganiro ntabwo nakubeshya urumva byavuye kuri ntamwese ufite ukuri kangaze nahisemo guceceka nabwo ariko uguceceka ibintu byose ntagantu bazabimenya abantu rero banazikara amafaranga yamugurisha ni naka kenshi asa n'ubigaragaza ariko ni ishoramari bakoze kandi ishoramari bakoze icyo bashoyemo imari cyahombye kiracyahari bajye kureba avamo bashaka umukiriya bagabane icyo gusa tubwira ati ubonye ngo tubone umukiriya King James ayavuyemo yose yatware ntari kuba byumva ariko umukiriya ntaraboneka aho uri unazana rwa sere ituma umukiriya atari buboneke ubwo se ikibazo kiri hehe uranenga inzego kandi n'impamvu yageze aho iyo message avuga ngo n'imanza ari nabonye bimeze nk'iby'umuntu w'umwana umwaye message ngo ngiye ngo nanaguhariye ngo sizongera ngo kwiruka ngo nanakwishyuza ariko nyuma ukajya kuri Twitter nyuma ukajya kuri gukora ama space iriya message ntabwo yimwandikiye bre urebe kuri WhatsApp yawe muri chat ngera yinyeretse sibyo ibyo byose ko King James yicecekera atapfa kuvuga buri kintu bazi ko umupasiteri uhari asiza amavuta n'ibyo avuga bisiza amavuta ariko ibintu avuga ntabwo bisiza amavuta ibintu avuga yigira mwiza ariko birabira urebye amagambo avuga urebye amagambo agiye abwira King James mbere yo gufata umwanzuro wo guhagarika chat shaka nkubwire nimwe abanga muzamenyera ku mbuto zawo ntabwo namuyoboka urumva ntabwo nabanjye muyobotse urumva ariko araza akatubwira side nziza gusa King James yaramemukiye ntiyakoze ibyo twambaga gukora nyine business urateganya ariko ntabwo ibintu byose bigenda uko wateganyije kandi mwarakommunicatingaga mufatanyije ibindi bintu muvugana King James aremera ko mwafatanyije ibintu bitandukanye buri umwe akagira ibyo afasha undi n'ibintu byaragenze nabi mukagerageza mwese bikanga aho mutakemuye ikibazo nimuze kuri Twitter nyine urumva yego nese bira president nibaza president wavugaga wamunikaga kuri ministre ko atabikemwe ministre n'umuhesha w'inkiko ministre wagiye umusaba kubumvikanisha ndabati ntiyamutumvikanye nk'abavandimwe mugani inkiko sibyo none urimo urabwira president ko ibintu byanze wowe witabaye se nawe nko kumureka ko bya urimo uravuga ngo libre yaragusiragije si libre yaragusiragije hehe libre ni wowe uyigenera categorisation yo kumenya ikintu kiri penale cyangwa kitari penale ndetse irega n'inkiko z'ubucuruzi uziganye zagufasha mu bubasha zifite cyase n'inkiko mbonezamubano zisanzwe ariko ntabwo uri kubikora ngira nakubwiye ko hari ama message ajya mwandikira ngo mbivuyemo ngo ukuregana ngo reka tubyihorere ibyo byose ni brezo wabandi ruhumura nta kintu yamusubiza nzakujyana mu itangazamakuru yego yari yarimubwiye uruwarazibone n'amaso yawe reka mbwira akantu kamwe hari umucuti wa King James nzi mbere kuri mugabo kuko arabanje arabyamamaza yuko agiye guteza King James abantu ko azamusebya warabyiboneye ni umucuti wa King James wabimbwiye na King James kandi ibyo binenyemereye ko byabayeho yego uwo mucuti aramubwira ati waretse ukabwira uriya muntu uruganda akarwijyanira azavanamo yose akazi byose akazitwarira nk'ikiguzi kugira ngo atagusebya umuvandimwe w'inshuti ya King James yibukaga izina umwana afite yaruhiye sibyo yego akavuga ati wawe muhariyeho kugira ngo ajye kwirwa akwicira izina ndakumvisha ko ibintu byari byabanje kudogera mbere yuko ajya kubikora King James asanga nta mpamvu none se turagura iki si ubwo yansebya se ko nakoze iki kuko aravuga ngo umwenda arawemera iyo utubwira ko atawemera akemera no kuwishyura ariko akemera ko bigomba guca mu nkiko kuko ariwe wabijyanyeyo wagiye muri RIB watangije urugamba intambara washoje y'irwanda reka twitahire ariko abantu bajya bumva ibintu bumva ibintu babiciye hejuru ye Breza ntawe nigeze mvugana nawe ariko side yenda yifite ibyo yavuze kuri space no kuri imyanditse kuri Twitter nta birenze ibyo najya kwirwa mubaza yego ariko ukuntu abivuga
nta na hamwe ibyo nge niboneye anabikomozaho. So tujye tugaragaza ko yego twarenganye ariko tunabigaragaze natwe twemera amakosa yacu na weakness yacu. Utarigeze hakana uwo mwenda mudafitanye inyandiko akajya amafaranga aguha akemera kugufasha kwishyura credit mu gihe abitangiye ukajya kumubambisha muri ribu ahatarafite umutima mwiza ni hehe? Umuntu agutegera tike y'indege na famille yawe uraza ukaba mu nzu iwe, sibyo? Ari umuntu kwanga ntago byashoboka. Ubwo ibyo nimwe wenda nta kije uzacunge iyo ibindi byinshi aravuga ngo sinshaka kubyinjira ngo biri personal. Nukuzi ko mugiye mu byo muri realite ibi bya famille basanga umuntu yaragufashije byinshi bishobora kuba birenga nawe mafaranga. Nakubaje tike z'indege yategeye famille $8,000 by'idolari ni miliyoni zingahe bitabazwe mu mafaranga, bitazwe mu mafaranga ngo bare ngo ni ngo uruganda harimo angaye arashaka ariko nugashaka kumuhemukira abantu benshi baramuzi mu myaka maze akorana n'abantu benshi baramuzi ya alimentation ya amadiru benshi baramuzi nase kukuru mu diaspora niwe yaboneyeho twasoza. Theo urakoze cyane Imana igumugisha. Reka dushimire n'abandi ariko abantu nge icyo nasoza wenda nsaba abantu mu gutekerezaho nshaka ubuhemu bwa King James babushakira mu bintu bitanu. Yego. Icyambere umuntu wahawe amafaranga bagakorana mbere yuko bahomba akaba barabyumvikanagaho bakagira uko bohereza amafaranga bavugana bikagenda neza. Uwo muntu bigaragaza ko cyo yatari umuhemu. Yego. Umuntu bamaze guhomba wamubwiye ati biranze nawe gerageza nawe akagerageza nawe yamara kwanga bati noneho tugomba kugurisha. Icyo ni cyakabigaragaza katari umuhemu. Ikindi kintu cya gatatu umuntu nyuma yo kubona ko bamaze gufunga yegeje ikibazo cy'amafaranga kimuremereye ati nacyo tugurisha imodoka y'uruganda avuyemo yose ntabwo ngo turafatanyije reka dupasure akayamuha yose yamukoreye bank transfer narayibonye, sibyo? Cyose cya gatatu. Ikintu cya kane umuntu ubwo ati rero ndabona ngomba kwishyura banke hano muri Sweden none wamfasha iki? Ntabwo ati tugabane undi ati basi nyongereraho twe kugabana ngo turinganize unkomereho andi akamureka azatanga 400 undi 200 bakishyura banke undi agaca inyuma akajya kumurega muri ribu. Cyose icya kane. Icya gatanu kuba n'uyu munsi yemera wa mwenda udafite inyandiko, sibyo? Akaba ari kwemera ko n'ubagurishije bagabana nta kibazo akaba ari kwemera ko navuga ati n'uyu munsi aje akemera guca bugufi ko twongera tugakorana tukumvikana uko tubikemura yewe ndi tayari. Akemera gusa ko icyo yamukoreye atanicuza ariko akopye communication kuko yamaze kubona ko hari ikindi kintu ushobora kuba kigamijwe. Icya gatanu rero mini cya bonus nyuma y'icyo cya gatanu ibuka ko ari n'ibindi yagiye amukorera nk'ibyo nagiye nkubwira bigaragaza ko mu by'ukuri atari umuntu wamubereye umuhemu ari umuntu wamufataga nk'umuvandimwe nk'uko abivuga. Anagaragaza ati kugeza ubu ndacyafite igikomere cy'uko uyu muntu afata nk'umuvandimwe yankoreye ibintu bituma ntarakira ko ari we akwiye kuba yarabikoze. So abantu bajya gushaka ubuhemu bwa King James babushakiraho ntashakira kuvuga ngo umwenda ntarayamuha yego ariko amafaranga ari yeye ari muri business bafatanyije kandi business iracyahari ntirabona umukiriya. Ibintu birasobanutse. Ya urakoze cyane. Nawe wakoze Sandrine. Gasaro TV.